muze tujye inama dore abantu ntibagisenga, abantu basigaye bikundira akazi kuruta Imana, abantu ntibagikorera Imana uko bigomba. Haleluya, amen. ndagira ngo nkumenyeshe ngo itangazo nkuzaniye nuko imivurungano igiye kuboneka ahantu hose. Ishaka ko mwongera mukiyiriza, irashaka ko mugaruka ku gicaniro, irashaka ko mugaruka ku karago. Uwiteka avuganye namwe, akarago mwagiye mugakuraho ibintu byinshi, ariko benshi mumaze kukibagirwa. Ibuka ka karago wasengeyemo, ibintu baratunguwe, abantu bahuye n'ibibazo byinshi bikomeye, abantu bagiye gushakisha ijambo ritagihari, abantu bagiye gusoma za Bibiliya zitagihari. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo ihamaze kwibagirwa Imana. Imana ije kubambura akazi kugira ngo mwongere musubire ku karago muyisenge. Haleluya. Atangiye mbabwiye ko abantu baje gusohoka mu mazu yubatswe n'intoke zabo, yubatswe n'amaboko yabo, yubakishijwe imbaraga zabo, kubera kwanga gukorera Imana, kubera kudakizwa, kubera abantu bo muri iki gihe, abantu bo muri iyi si ya none birengagije kwera kw'Imana. Abantu bo muri iyi si, abantu yemwe batuye isi Imana yiremeye, birengagije kwera kw'Imana. Haleluya. Biyibagije umuremyi wabo, biteke babwiye gusenga hakiri kare, banze kumusenga, none bagiye gusenga isengero zicinzwe, bagiye gusenga isengero zitagihari, abantu bagiye kurorongotana, abantu bagiye kubura umushumba, abantu baho nta juru ry'umutinganyiri baho, nta juru ry'ujya mu bapfumu ribaho, nta juru ry'uwiba mwene se ribaho, nta juru ry'uwambura mugenzi we ribaho, nta juru ry'umuriganya ribaho, nta juru ry'indyarya ribaho. Korera Imana uzabona ubugingo. Haleluya. Haraga ngo mbese aho kugira ngo musengere n'igihugu cyanyu, muri wo murakurura zabiracitse muri mwebwe. Abanyarwanda baratewe nabo baritera, aho mubwire ngo nta wundi uzasengera igihugu cy'u Rwanda uzaturuka kure, ni wowe uzagisengera, ni wowe uri kugisebya, wowe ukivuga nabi, ni wowe uzagisengera. Imana kubaza itarano yaguhaye icyo wari marishije. Ntabwo Imana yaguhaye itarano ryo gusenya abandi, ntabwo Imana yaguhaye itarano ryo kugambanira igihugu, ntabwo Imana yaguhaye itarano ryo kugambanira mugenzi wawe. Aho turabashuje cyane mwebwe mukurikira Umuremyi TV, mwebwe mutuye mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese turabashuje, turabishimiye kandi turabakunda cyane. Mukande subscribe ku Umuremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu tubagezaho. Mwebwe rero ntabwo twabibagirwa namwe muri diaspora, muri Amerika, Burayi, muri Canada, ni mu Bushinwa. Mwese turabashuje. Kristo Yezu akuzwe. Imana rero nibaho umugisha. Uyu mwanya tubazaniye umukozi w'Imana, nibwo bwa mbere twamwakira ku Umuremyi TV. Reka tubane muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana, twumva icyo Imana idushakaho, kuko buri gihe cyose duha tubazanira abavugabutumwa kugira ngo twitegure umwami wacu Yesu Kristo. Imana rero nibaho umugisha. Reka tumwakire noneho atwibwire, twese tumumenye ku Umuremyi TV, natwe ntabwo tumuzi. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Reka wibwire abari ku Umuremyi TV badukurikira. Okay, Yesu nashimwe, Yesu ashimwe. Amen. Nongeye kubasuhuza abakurikiranye iyi channel Umuremyi TV mwese, abari mu mpande enye z'igihugu, abari ku isi hose, abari muri Amerika, abari mu Burayi, muri za Canada, ndetse no muri za Uganda no mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi. Imana ibaha imigisha. Amazina yanjye rero nitwa Nduwimana Jean Claude, ndi umusore kandi ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi n'ibindi byose Imana ishoboje ndabikora. Ndi umunyamasengesho rero, Imana iduhane imigisha. Mukozi w'Imana, uvuze kuri umunyamasengesho, uri umuvugabutumwa, byose urabikora. Wenda iyo urebye abasore muri iyi minsi, iyo urebye ubona bakorera Imana by'ukuri, kuko bafite ibintu byinshi cyane bibagusha, kuko abari abasore n'ubundi. Wowe ubitekereza iki nk'umusore? Wowe uvuze ko umunyamasengesho, ubona abandi basore bene wanyu ubona bimeze gute? Cyangwa hari n'abandi baba bari mu nzu y'Imana ariko hari ukuntu bigenze? Icyo shaka kukubwira nuko Yesu yaduhamagariye kumukorera, kandi Yesu yaduhahereye agakiza ku buntu.
bisobanuye iki? Hari umuntu ushobora gukizwa ariko ntakizwe neza, akajya ahora ajaragiza amaso ayasubiza inyuma, asubiza umutima inyuma. Ariko burya umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo gukizwa nabi bitera umwaku, kuko nta hantu ndabona byanditse mu ijambo. Ariko icyo shaka kukubwira ni iki ngiki: abasore bo hirya no hino baragwa kubera yuko bagenda basubiza amaso inyuma, irari rikabakurura, ibyaha banyuzemo bikabakurura. Ariko umuntu wakijijwe, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima we, akabatizwa, akabyarwa ubwa kabiri, ntabwo ajya asubiza amaso inyuma, ntabwo ajya asubiza umutima inyuma. Impamvu rero bakizwa bakagwa cyangwa se bagasubira inyuma, nuko baba bagize gute, batarihana neza ngo ingeso ishye ikongoke burundu. Nuko mbitekereza. Imana iguha umugisha. Ikindi nakwibariza, uri kubona ko aribwo tukubonye kuri channel, kuri YouTube, wowe ubwawe nk'umuvugabutumwa wabuzanye iyihe ntego kuri YouTube? Hari abenshi cyane babazanye intego nyinshi cyane, hari ibyo bashaka, hari inyungu zindi bashaka. Wowe intego yawe ni iyihe? Genda umuvugabutumwa w'umunyamasengesho kandi w'umunyamuhamagaro, wahamagawe n'Imana isumba byose. Ntabwo ndi umwe muri babandi bihamagaye, kandi nta nubwo ndi wa musore ukorera indonke cyangwa ibindi. Njyewe icyo shinzwe ni ukubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero intego mbazaniye uyu munsi cyangwa se itangazo riravuga ngo mbega itangazo Yesu ari kubwira isi yose ni ukugira ngo abantu bakizwe, ni ukugira ngo abantu bareke ibyaha, bareke ingeso mbi zabo, bahindukire mbega bakorera Imana kugira ngo bazabone ubugingo. Kuko navumbuye neza sanga nta mahoro y'umunyabyaha ariko Uwiteka avuga. Niyo mpamvu rero ndi kugerageza kubwiza ukuri abantu, kuko inshuti yanjye abakozi b'Imana bakivugisha ukuri barabuze, ariko twebwe Imana yaduhaye ukuri turacyakuvuga, kandi tuzahora tuguhamya. Bishatse kuvuga ngo rero intego tubazaniye nyamukuru niyo gukizwa no gukiranuka, abantu bakareka ingeso zabo mbi, bagakora ibyiza bishimwa n'Imana, bakazabona ubugingo buhoraho. Dusengera Imana twihutishije. Mwese rero abakurikiranye iyi channel, mureke dusenge mu izina rya Yesu. Abatuye mu mpande enye z'igihugu, abatuye ku isi hose, mu bihugu by'Uburayi, mu bihugu bya Aziya, mu bihugu bya Afurika ndetse no muri za Afurika y'Epfo, abatuye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, muri za Tanzania, muri Kongo n'ahandi, mureke twese dusenge kandi muzane imitima yanyu tubashe kubasengera mu izina rya Yesu. Mana Data twese, mubyeyi mwiza, mubyeyi dukunda byahebuje, Imana itabara igatabarukana itsinzi, Data w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana itabara, Imana ibabarira, Imana ikura ku cyavu, Imana yicazanya n'ibikomangoma. Uyu munsi turagushimiye kandi turagusenze kugira ngo imbaraga zawe ziboneke mu bwoko bwawe, kugira ngo wongere utange agakiza. Ni ukuri mwami Imana isumba byose, Dawidi yaravuze ngo agerageza gukora ibyiza bibi bikamutanga imbere, ariko Petero yungama aravuga ngo twakuvaho tukajya hehe? Yesu mwana w'intama w'Imana, ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Uyu munsi rero duhamagaje abatuye impande enye z'igihugu, abatuye ku isi hose, kugira ngo Data Uwiteka ubashe kubaha agakiza, ubashe kubategesha amatwi, kandi buri wese ukurikirana aya macano umugirire neza, umuhe imigisha itagabanyije, kandi mu izina rya Yesu ubasha guhinduka wese, umuhe icyo umutima ushaka. Nanjye mbyatse Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Ni karibu rero komeza. Murakoze cyane rero. Amazina yanjye nitwa Nduwimana Jean Claude, kandi nyirijuru hari izina rya gatatu yamaye nitwa Dawidi. Ndi umuvugabutumwa, ndi umunyamasengesho, kandi ndi umukozi w'Imana w'umunyamuhamagaro. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero uyu munsi twabazaniye intego yitwa ab'Imana bera, tugiye gusanga muri Petero wa mbere igice cya mbere. Turasoma twumve uko havuga. Twabazaniye rero intego ivuga ngo abantu b'Imana bagomba guhora bera. Haleluya. Reka dusome twumve mu izina rya Yesu. Ntago njya nzimba mu ijambo, ahubwo nshaka kuvuga iby'umwami byampamagaye. Haravuze ngo rero Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza
na gatandatu haravuze ngo ibyo kwera mu ngeso. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza kuri 16 haravuze ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu mwirinde ibisindisha mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Iri jambo rero nabazaniye intego ivuga ngo ab'Imana bera, abantu b'Imana bagomba guhora bera, abantu b'Imana bagomba guhora bezwa, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo nimube nk'abana bumvira nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjiji, ngo ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, ngo kuko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Haleluya. Abantu bo muri iki gihe, abantu bo muri iyi si ya none birengagije kwera Imana. Abantu bo muri iyi si, abantu yemwe batuye isi Imana yiremeye birengagije kwera kw'Imana. Haleluya. Biyibagije umuremyi wabo, biyibagije ko Uwiteka ari we wabaremye, biyibagije ko Imana ariyo ikuri buzima ikazana ibuntu, biyibagije yuko Uwiteka akubita kandi akomora, biyibagije ko yica agakiza. Niyo mpamvu Imana ivuganye namwe ngo iki? Irababwe ngo nimube nk'abana bumvira nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjiji, ngo ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, ngo kuko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Haleluya. Imana ishimwe. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2 twumve uko havuga mu izina rya Yesu. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere tugasome naho twumve ukuntu Uwiteka akomeje kubwira ubwoko bwiwe. Uwiteka yiremeye abantu ngo arabarera, ngo ariko ngo baramugomera. Reka dusome twumve mu izina rya Yesu. Haravuze ngo igice cya mbere umurongo wa 2 Yesaya, umva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati niyonyereje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye nibubyitaho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona, baretse uwera wa Uwiteka, basuzugura uwera wa Isirayeli, baramuharurukwa bisubirira inyuma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo inka imenya nyirayo, ngo ndetse n'indogobe imenya urugo rwa shebuja, ngo ariko Abisirayeli bo ntago babizi. Haleluya. Ngo babaye ubwoko bwonona, ngo baretse uwera wa Isirayeli baramuharurukwa. Mbazaniye message ivuga ngo iki? Mbazaniye message Uwiteka ari kubwira isi yose ivuga ngo nimukiranuke ku gato na kanini, ahagaragara n'ahatagaragara, mwera imbuto zikwiriye abihanywe kugira ngo muzabone ubugingo. Uwiteka yakuremye ashaka kuzaguha ubugingo. Wowe icyo upfana n'Imana nta kindi ni ubugingo, kuko uwo mubiri uzabora, ariko Imana isumba byose yakubitsemo ubugingo kugira ngo azabuguhembera. Yashyize inzira ebyiri imbere yawe, agashyira imbi agashyira n'inziza, ariko ubwoko bw'Imana Bibiliya itubwiye ko bwahisemo inzira mbi, kubera ko ngo bwasuzuguye uwera wa Isirayeli buramuharurukwa. Haleluya. Ngo bukomeza kwikorera ibyaha. Uwiteka yavuganye natwe aravuga ngo dore wa bwoko bukora ibyaha we, ngo abantu buzuwemo no gukiranirwa, ngo urubyaro rw'inkozi z'ibibi, ngo abana bonona, ngo baretse Uwiteka. Bivuze ngo abantu baretse Uwiteka ntibagisoma ijambo ry'Imana, ntibakigira urukundo nk'uko mbere barugiraga, ntibagisenga nk'uko bikwiriye, ntibakiyiriza ubusa. Imana ivuganye namwe ngo iki? Irashaka ko mwongera mukiyiriza, irashaka ko mugaruka ku gicaniro, irashaka ko mugaruka ku karago. Uwiteka avuganye namwe
namwe akarago mwagiye mugakuraho ibintu byinshi ariko benshi mumaze kukibagirwa. Ibuka ka karago wasengeyemo, ibuka akarago wasengeyeho, ibuka bya byumba wagiye usengeraho nubwo ibyumba bitakiboneka ariko umutima wawe Uwiteka arawukeneye. Haleluya. Umutima wawe Uwiteka arawukeneye. Wikwibagirwa aho watabariwe. Yewe mugabo, yewe mugore, ushaka ubura umukire, ushaka ubura ukomeye, wikwibagirwa ahantu Imana yagukuye. Uwiteka yagukuye muri Egiputa arakuzamura akwicaranya n'ibikomangoma, none dore umaze kwibagirwa Imana yaguhaye icyo cyubahiro. Garukira Uwiteka arakugirira imbabazi n'ibambi. Bibiliya yavuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo inka imenya nyirayo, ngo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Birababaje cyane kubona inka zisigaye ziturusha ubwenge, birababaje cyane kubona indogobe zisigaye ziturusha ubwenge. Uwiteka avuganye nawe ngo ibuka, ibuka kandi wihane, ibuka akarago wasengeyeho, ubundi wongere ugaruke ku gakiza. Ndajya ngo mumenyeshe ngo dore abantu baratunguwe, abantu bahuye n'ibibazo byinshi bikomeye, abantu bagiye gushakisha ijambo ritagihari, abantu bagiye gusoma za Bibiliya zitagihari. Ndajya ngo nkumenyeshe ngo ihane kandi ukizwe. Haleluya. Amen. Yesaya ibice 55 umurongo wa 6 haravuze ngo nimushakishe Uwiteka Imana bigishoboka yuko ibonwa, nimumwambaze akiri bugufiya cyane. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka Imana imugirira imbabazi n'ibambe. Uwiteka avuganye nawe ngo iki? Garukiraho mu byaha urimo, mu ngorane urimo, mu makuba, garukiraho. Uwiteka agufitiye imbabazi n'ibambe. Haleluya. Amen. Yesaya igice cya mbere 16 haravuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze, nimukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, nibiva imbere y'Imana, nimureke gukora nabi, nimwige gukora neza, mushakishe imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire ipfubya urubanza, muburanire abapfakazi. Uwiteka avuganye namwe ngo iki? Ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga ngo naho ibyaha byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bisa na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo nimwemera mukumvira muzajya kubyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izabajya. Ndibaza twese, buri wese afite agahondesho ke, buri wese afite akanyundo kamucura. Yesu ashimwe. Uravuga umuntu uyu munsi, ejo nawe bakaba bari kukuvuga. Urandagaza umuntu, ejo nawe bakaba barakwandagaje. Ariko ndayi kubabwiriza ijambo rivuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Nimuze tujye inama, dore abantu nibagisenga, abantu basigaye bikundira akazi kuruta Imana, abantu nibagikorera Imana uko bigomba. Haleluya. Amen. Ndajya ngo nkumenyeshe ngo itangazo nkuzaniye nuko imivurungano igiye kuboneka ahantu hose. Imivurungano yo gushaka Imana, imivurungano yo gushaka abantu bagusengera ukababura, imivurungano yo kwifuza ijambo muri wowe ritakibonetse, iyo mivurungano igiye kuboneka. Haleluya. Amen. Dore hari benshi birirwa numva bahanura ngo inzara ngo irateye, ngo intambara zirateye. Shuti yanjye, ndajya ngo nkumenyeshe ngo abantu baratewe nabo baritera. Ni gute ugenda ubwiriza abantu inzara ndetse n'intambara, ahubwo ntubabwire gukizwa? Ijambo ry'Imana ryarambwa ngo umukiranutsi wanjye ararinzwe. None si inzara izakugeraho ituri umukiranutsi w'Imana? Imana ntabwo izemera wicwa n'inzara, Imana ntabwo izemera ko intambara ikugeraho niba ko kukiranuka ku gato n'akanini. Iyi jambo ryarambwa ngo abanjye ndabazi, bafite ikimenyetso n'icy'amaraso namenye ku musaraba, ngo kandi bafite ubayobora n'umwuka wera n'abasigiye, ngo hahirwa uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Rajya ngo nkumenyeshe ngo Satani yigutinyisha, Satani yigukangisha ibibazo n'amakuba ndetse n'ingorane zibaye. Niba izo ngorane zibaye, ibyo nibizireba, wowe icyo ushinzwe no gukurikira Imana yawe. Haleluya. No gukurikira Imana yawe ukavana ibishimwa mu bigawa, niko Yeremiya 15:19 havuze. Haravuze ngo nicyo gituma Umwami w'Uwiteka avuganye namwe ati nugaruka nzakugarukira kugira ngo uhagarare imbere yanjye, iti kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Imana. Haleluya. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo Uwiteka arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesaya 59 umurongo wa mbere havuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza, ndetse n'ugutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu nibyo biyitera kutwima amaso n'amatwi ikanga kutwumva. Haleluya. Jewe ndashimira Imana yankuye mu busambanyi, Imana yankuye mu mateme,
Imana yankuye mu bizu bidasakaye, Imana yankuye mu bizu bidakingwa, Imana yankuye mu bintu by'ubutayu, Imana yankuye mu bintu by'ubumayibobo. Yesu ashimwe. Iramamagara inuma ku bantu bose, niyo mpamvu ndi kubabwiriza njya ngo mbabwire ngo yankuye kure. Nawe nta kure Imana itava n'umuntu naho itamugeza. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka niwe wagukubise kandi niwe uje kukomora. Haleluya. Birashoboka yuko ushobora kuba maranye uburwayi igihe kirekire, egera Imana. Birashoboka yuko inzara yakurembeje mu rugo rwawe, egera Imana. Birashoboka yuko wirirwa wumva amakuru y'ibihuha kuri za interineti hirya no hino, zigukanga, bigutera umutima, biguhabura, egera Imana. Uwiteka uba ari ubaza amakuru yawe. Haleluya. Imana nuyibaza amakuru, yaravuze ngo nta kintu kizaba ku mukiranutsi wanjye nta kimubwiye, nta kimumenyesheje. Icyo nakubwira ni kimwe, nubwo imivurungano ari myinshi, nubwo abantu bagiye guta itangazo nkuzaniye, abantu bagiye guta amazu bubatse yubakishijwe n'imbaraga zabo n'intoke zabo, bajye kwihana mu buvumo no mu myobo, bajye kuba ariho bihisha, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka kubera ko banze kwihana. Haleluya. Niba ujya ngo ndakubeshya, reka tubisome twumve. Turabisoma muri Yesaya ibice 2 umurongo w'9. Reka dusome twumve tugeze kuri 19. Haravuze ngo uworoheje yikubita hasi, ukomeye acishwa bugufi. Icyuri cyo ntikindeba, ariko Uwiteka avuganye nawe ko aje kugucisha bugufiya. Avuganye nawe yuko nutamukorera azagushyira hasi, azagucisha bugufiya. Bibiliya ivuganye nawe ngo iki? Irakubwiye ngo uworoheje ngo yikubita hasi, ukomeye acishwa bugufi, ngo kubw'ibyo ntubababarire. 10. Injira mu isenga wihishe mu mukungugu, uhunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Agasuzuguro k'abantu we nushaka urekeraho kuko uje gucishwa bugufi. Ngo n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Yewe mwibone we, garukira aho ngaho kuko Uwiteka arashaka kuhindukira rwose. Ijambo rivuze ngo iki? Ngo kazashyirwa hasi. Ngo uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Abantu bose baje kogeza Imana. Imana bayiteye umugongo, ariko iki ni igihe cyo kujya ngo usenge Imana. Imana bayivuyeho, Imana barayireka, barayisenze, amavi yewe arakoboka, bayisaba akazi. Ariko bamaze kubona akazi, bamaze kwibagirwa Imana, Imana ije kubambura akazi kugira ngo mwongere musubire ku karago muyisenge. Bibiliya ikomeje ivuga ngo agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi, n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Ngo kuko hazaba umunsi w'Uwiteka Nyiringabo, ngo wo gutungura ibyibona, ngo n'ibyigamika byose n'ikintu cyose cyishyira hejuru, bikazacishwa bugufi. Uwo munsi uzaba no ku myerezi miremire y'i Lebanon yose yishyira hejuru, no ku myera y'Ibashani yose, no ku misozi miremire yose, no ku misozi yose yishyira hejuru, no ku munara muremure wose, no ku nkike zose, no ku nkuge z'itarushishi zose, no ku bishushanyo binezeza byose. Nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi, n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, ibigirwamana bizashiraho rwose. Natangiye mbabwira ko abantu baje gusohoka mu mazu yubatswe n'intoke zabo, yubatswe n'amaboko yabo, yubakishijwe imbaraga zabo, kubera kwanga gukorera Imana, kubera kudakizwa, kubera kudakiranuka, baje kwinjira mu buvumo no mu myobo no mu bihanamanga, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka ndetse n'imbaraga ze nyinshi. Nani natanze ubuhamya buri muri Yesaya igice cya 2 umurongo wa 19. Reka masome mwumve mutagira ngo ndababeshye. Haravuze ngo abantu basinjira mu buvumo bwo mu bitare no mu nzobo zo mu butaka, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu
byakiriwe gusengwa babijugunyire imbeba n'ubucurama bajye kwihisha mu buvumo bwo mu bitare no mu bihanamanga bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru, mbese mubaciki. Haleluya. Bibiliya nikivuze abantu baje kwinjira mu buvumo, abantu Uwiteka yababwiye gusenga hakiri kare banze kumusenga, none bagiye gusenga isengero zicinzwe, bagiye gusenga isengero zitagihari, abantu bagiye kurorongotana, abantu bagiye kubura umushumba, abantu bagiye kubura pasiteri, abantu bagiye kubura umuhanuzi, abantu yewe akabo gasubiweho. Haleluya. ariko ubaye uri maso, Yesu yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Yesu arongera avuga ngo iki? Aravuze ngo nutera intambwe imwe nzatera 99 inze ngusanga. Wasenze Imana uburiki, warasenze uburiki. Ibyaha bigutandukanyije n'Imana, ubwibone bugutandukanije n'Imana, ubusambanyi bugutandukanije n'Imana. Ndajya nkubwire yewe musambanyi, yewe mwibone, yewe mujura, yewe mutinganyi, Uwiteka agurukijwe n'inkota kandi aje yizanye nayigusogota ntuzagira icyo ubaza. Haleluya. Imana niyo ibikubwiye, kuko nta gihembo cy'umunyabyaha ni ko Uwiteka avuga. Uwiteka avuganye nawe ngo iki? Hindukira, kuko yicaye ku ntebe y'imbabazi. Bibiliya iravuze Yesaya igice cya mbere 16 ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, nibiva imbere y'Imana, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushakishe imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire ipfubye urubanza, muburanire abapfakazi, nimuze tujye inama ni ko Uwiteka avuze ngo naho ibyaha byatukura nk'umuhema birahinduka umweru bisa na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo nimwemera mukumvira muzajya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. Ndajya ngo mbamenyesha ngo kizwa hakiri kare, kizwa inzira zikiri nyabagendwa. Abantu bishingikirije amacaci, abantu bishingikiriza abashumba batababwiza ukuri, abantu bishingikiriza abapasiteri batababwiza ukuri, abantu bishingikiriza umuririmbyi wa 433 haravuze ngo yemwe basibiri iyo muva ikuzimu kwa Nyamutezi mukarekura umusaraba ko muneshejwe. Yesu ubwo azagaruka aje kwima ingoma ye tuzamurebesha amaso asate kandi dufite ibyaha. Ese wakwihanya utinya kwihana ngo ukizwe, ngo wibwira ko ari uguhemuka ngo uzageza ngo ugure munyengeso nyinshi uzi byose no kubigenzura, ariko kutiganira gukizwa uzageza. Ndajya ngumenyeshe ngo Uwiteka avuganye nawe ngo kizwa ukiranuka, uvana ibishimwa mu bigawa, ukora ibyiza bishimwa n'Imana uzabona ubugingo. Nta mahoro y'umunyabyaha ni ko Uwiteka avuze. Nta joro ry'umusambanyi ribaho, nta joro ry'umwibone ribaho, nta joro ry'umujura ribaho, nta joro ry'umutinganyi ribaho, nta joro ry'ujya mu bapfumu ribaho, nta joro ry'uwiba mwene se ribaho, nta joro ry'uwambura mugenzi we ribaho, nta joro ry'umuriganya ribaho, nta joro ry'umunyiganya ribaho. Korera Imana uzabona ubugingo. Haleluya. Haranira gukiranuka ku gatoya na kanini, wera imbuto zikwiriye abihanye uzabona ijuru. Reka dusome Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 nawe twumva uko havuga ku bantu Imana ikunda, kuko ntabwo ntabapfira gushira. Yesu ashimwe. Amen. Haravuze ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira abantu bakijijwe, abantu bumviye Uwiteka, abantu baberetse ibyaha. Imana ivuganye nawe ngo iki? Irakubwa ngo izibyo yibwira kukugirira. Haleluya. Erega nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremere umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana isumba byose, iyo wakiranutse ukareka icyaha, ukareka ingeso mbi, ukareka igomwa, ukareka ubusinzi, ukareka ubujura, ukareka ubutinganyi, ukareka ubwibone, ukareka ubusambanyi, ukareka kwanga mugenzi wawe, ukareka kwambura bagenzi bawe, Imana ivuganye nawe ngo izi byo yibwira kukugirira. Wowe ukora neza, wowe ukiranuka ku gato na kanini, wewe wera imbuto zikwiriye abihanye, Imana ivuganye nawe ngo izi byo yibwira kukugirira. Irakubwiye ngo kandi ni amahoro si bibi, kugira ngo ikuremere umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Haleluya. Ngo w'ibyo uzabona hanyuma, ngo kandi ngo niko Uwiteka avuga
ngo kandi muzanyambaza muzagenda musenga nanjye nzabumvira ngo muzashaka mumbone nimushakana umutima wanyu wose nzabonwa namwe ni ku Uwiteka avuga ngo kandi nzagarura abanyu bajyanwa ari imbohe nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanirije ni ku Uwiteka avuga kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe mwakire neza ijambo ry'Imana. Inshuti mugenzi wanjye, ese ntago waba uboshywe n'ibibazo? Ese ntago waba uboshywe n'ibyaha? Ese ntago waba hari ibyaha byakunaniye kwihanira kureka? Ndagira ngo mubwire ngo Uwiteka niwe utanga imbaraga. Ndagira ngo mubwire ngo Uwiteka niwe utanga imbabazi. Ndagira ngo mubwire ngo Uwiteka niwe ukiranuka rwose. Yesu ashimwe. Igihe kimwe ngo Imana irareba abantu, iravuga ngo bari abantu nintaza kubacungura bazapfa bashireho, ngo yohereza umwana wayo Yesu Kristo, inda y'umwuka wera imanukira mu mubyeyi Mariya. Ndagira ngo umenyeshe ngo impamvu Yesu yabyawe mu nda y'umwuka wera nuko yaraje guhangana n'ibyaha. Haleluya. Yesu yaza kuvukira mu byaha nawe aba yaratsinzwe, ariko kubera ko yavukiye mu nda y'umwuka wera, nta mugore n'umugabo barinze kuryamana. Niyo mpamvu Yesu yaje adutsindira ibyaha kuko nawe ni uwera. Natangiye mbabwihereza ijambo ry'intego rivuga ngo ab'Imana bera cyangwa abantu b'Imana bagomba kwera. Yesu ashimwe. Ab'Imana bagomba kwera. Natangiye mbabwira ngo Petero wa mbere igice cya mbere 13 kugeza 16 haravuze ngo nimube nk'abana bumvira nimwishishanye n'irari mwagiye agakera mukirinjije ngo nk'uko wabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose kuko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Haleluya. Hari imbuga nkoranyambaga njya ngenda nyuraho ndeba nkabona abantu benshi bari kugenda bavuga ibintu by'amakuba, bari kuvuga nyakubahwa perezida wa repubulika nabi. Navuga ngo mbese aho kugira ngo musengere n'igihugu cyanyu, muriho murakurura zabiracitse muri mwebwe. Abanyarwanda baratewe nabo baritera, aho kugira ngo muze duhuze inama, duhuze umutima, duhuze ibitekerezo, hanyuma Imana isumba byose itugirire imbabazi. Namwe ubwanyu mwariteye guhora mwubahuka mukavuga umukuru w'igihugu mugatangaza amakuru atariyo, ntago ari byo. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo Imana idushyiririyeho abayobozi ngo tububahe, ntago Imana idushyiriraho abayobozi kugira ngo tububahuke cyangwa se tuvuge ibitariho ndetse n'ibyabayeho. Mu izina rya Yesu Uwiteka kugarukeho bundi bushya, yewe munyamagambo, yewe munyabinyoma, Imana yongere kugarukeho bundi bushya. Imana ivuze ngo iki? Iravuze ngo igihe kimwe iravuga ngo reka ntume Yona mu gihugu cy'Ineneve. Hanyuma Imana ituma Yona mu gihugu cy'Ineneve. Ahageze yari yamubwiye ngo ko habura iminsi mikeya Ineneve hagahinduka hakarimbuka, ariko ngo Yona yaragiyeyo akora urugendo rw'iminsi 3 ngo ageze Ineneve atangira kuhaburira, arababwira ngo harabura iminsi 3 ngo Ineneve harimbuka. Umva icyo nkundira Imana, ngo umuntu mukuru w'Ineneve, ngo umuyobozi waho, umwami w'Ineneve, ngo yumva iryo tangazo Yona yazanye, ngo ategeka abantu b'ingabo ze, ategeka abo mu gihugu cyose, Nineve yose yambara ibigunira yigaragura mu ivu, hanyuma itangira gusenga Imana kuko Uwiteka yaragiye kuharimbura kubw'ibicumuro byabo. Ngo hanyuma arategeka ngo basenge Imana, ngo wenda yaza guhindukira Uwiteka akabakiza. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo nta wundi uzasengera igihugu cy'u Rwanda uzaturuka kure, ni wowe uzagisengera. Ni wowe uri kugisebya, wowe ukivuga nabi, ni wowe uzagisengera. Imana yaguhaye impano zo gusengera igihugu, ntabwo yaguhaye impano zo kugisebya. Imana yaguhaye impano zo gukunda abayobozi bawe ukabasengera. Haleluya. None abantu benshi bataye umuhamagaro, bari gukora ibintu Imana itabatumye. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo niba hari yereka ubonye wakabaye urisengera, Imana ikaritesha agaciro. Niba uvuga ngo igihugu kirimo intambara, wakabaye uyisengera wowe, Imana ikayikuraho. Mbese hari cyananiye Imana? Mbese hari Imana itagikuraho? Haleluya. Ineneve ho ntabwo umurwa wari ugiye kurimbuka se, ariko Imana yagize bariganye barahindukira, Imana irongera irigirete irigarura. Imaze kwigarura Nineve yose ntiyarimbuka. Haleluya. Nakire neza ijambo ry'Imana.
uwiteka abagirire neza. Niba ugira ngo ndakubeshya ibisange muri Yona ibice 4, haleluya, umurongo wa mbere. Reka rero nabazane message ivuga ngo rekeraho guca imanza, rekeraho kwiringira amagambo y'ibinyoma, rekeraho gusenya igihugu ahubwo cyubake bundi bushya, rekeraho kuva mu byizerwa, ongera uko ari by'Imana uzabona ubugingo, ongera ibihe byo gusenga, ongera umuhamagaro wawe. Wajyaga wiyiriza ubusa ntukiyiriza ubusa, wajya gusengera abantu ntukibasengera, wajya guhanura ntugihanura. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo Imana ije kubaza itarano yaguhaye icyo wari marishije. Ntabwo Imana yaguhaye itarano ryo gusenya abandi, ntabwo Imana yaguhaye itarano ryo kugambanira igihugu, ntabwo Imana yaguhaye itarano ryo kugambanira mugenzi wawe, ahubwo Imana yaguhaye itarano ryo kugira ngo usengere igihugu, usengere isi yose, usengere abagituye. Haleluya. Ndero ndasoje, ariko message nari nkuzaniye iravuga ngo niba udakiranutse ku gatoya na kanini, Imana ije kuguhana. Niba utaretse ingeso mbi, niba utahindukiye, niba utavanye ibishimwa mu bigawa, Imana ije kwibonanira nawe. Imana ije kukubaza umurimo yagushinze aho wagiye. Nagira ngo nkumenyeshe ngo dore abantu bagiye gusenga isengero z'igihari, abantu zitagihari, abantu bagiye gushaka babasengera batakibabona, abantu ndagira ngo nkumenyeshe ngo kiranuka ku gato na kanini, wirinde icyaha n'igisa nacyo, uzabona ubugingo buhoraho. Urakoze mukozi w'Imana. Yego. Ufite ibintu byinshi cyane, ariko dufite umwanya kandi turacyagufite. Tukigufite nta kibazo. Imana iguha umugisha rero. Wenda aho kugira ngo dukore ikiganiro kirekire tubabwire abakunzi bacu ko wenda twahagarikira hano, ahubwo twagusaba kugira ngo utange nimero zawe, abantu nibagukenera bazabashe kukubona, kandi turizera ko tubasabye kugira ngo ubutaha muzagaruke mu gihe twabakeneye. Reka uduhe nimero abakunzi bacu badukurikira, bazagukenera, bazaguhamagare, noneho bakubone. Imana ibaha imigisha myinshi. Nubundi nabibwiye amazina yo ni yayandi, ariko nimero zanjye ni 0782 324 ndayisubiramo, ni 0788 3 400 cyangwa 0722 8 1 1 1 karindwi 0722 8 1 3 7 Imana ibaha imigisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ni guha umugisha mwinshi cyane. Murabyumva rero, buri muntu wese yumvishije ahantu hose yahageze, nta hantu atageze. Yavuze ku bahanuzi, yavuze ku bavuga ibinyoma byinshi cyane. Nawe wabyumva rero, utangiranye natwe ikiganiro, ugisoze kugira ngo wumve ibyawe. Reka tugusabe usenge Imana, ariko wenda twatsenga Imana nagusaba ubutaha n'inkwamagara uzaza kugira ngo uvuge Imana. Binyemere kuri kamera. Nta kibazo, dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Urakoze cyane, dusengera Imana noneho dusoze. Imana ishimwe rero, birashoboka yuko mwaba mwumvishe iri vuga butumwa mufite ibibazo, birashoboka ko mwaba mwumvishe aya mavuga butumwa murwaye, ubukene bwarakwishe se, inzara cyangwa aho kuba utafite. Ndagira ngo mbwengwegera Yesu atanga ibyo byose. Birashoboka ko hari indwara zari zaraguheranye, cyangwa waraheranywe n'agahinda, cyangwa se inkuru ugenda wumva hirya no hino ku mayacano n'ama interinete zimuhagi hirya no hino. Ndagira ngo byose bigenzuza umwuka wera w'Imana. Rero fata aho urwaye tugusengere.